Mimi yaje kurota agira inzozi abona abamarayika, abona kabisa inzozi, ajya kuzirotorera Meddy umugabo we. Azimubwiye Meddy, azumvise Meddy ahereza Imana icubahiro ati kabisa haleluya haleluya. Bamuvuze neza cyangwa se iki, akaza akarira kuri kamera kabisa, mukabibona abanyarwanda bose ati Mana yanjye cha Debe ni burya ni cyana performing akore performance zazindi zadanje udafite muri miliyoni 50 z'amanyarwanda bro. Standard yamaze kuyihagarika ku rundi rwego. Bruce Melodie uri gukora indirimbo n'abanyamahanga benshi, ni Bruce Melodie ushaka kuzamura izina rye akavuga ni nibura iyi East Africa nanye mbanze yose. Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Yabiso TV show aho muherereye hose, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu kabisa, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nanone. Kandi nizera ko mumeze neza kabisa, murimo mura vibrating mu buryo bwiza, turimo tugenda twinjira mu minsi mikuru, ibintu bimeze neza cyane. Yes, ni Yabiso wanyu, umunywanyi wa Nsorosa Mukondo wa Semembe, umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje mvana ivati mu kanwa, bityo abanyarwanda abanyamahanga mubibonye mukora subscribe, muravuga muti reka tujye tureba ibyo uyu mugabo avuga koko, twumve koko nibivati yaravuye mu kanwa. Yes, ngira ngo rero uyu munsi no munsi mwiza w'ikiganiro cyiza tugiye kubagezaho. Ngiye kubahereza bimwe mu bintu abantu bajya bibaza ku bahanzi bagera kuri batatu. Hashobora kuzamo n'abandi bahanzi bitewe na reference ndagenda mbahereza, ariko ngiye kwibanda ku bahanzi batatu umunsi wa none. Tugiye kureba umuhanzi Meddy ngabo Meddy, twongere turebe ku muhanzi Debe Tiger Big Samagwe Mugisha Benjamin, twongere turebe n'umuhanzi Bruce Melodie Munyakazi uwo twita itayi wacu Bruce Melodie. Yes, abo ni abahanzi batatu banini dufite mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ngira ngo abanyarwanda twebwe twahereye kera twibaza ngo Meddy Debe ngo ninde, ugasanga umuntu mwakunda Meddy ngamukundira ibi. Yes, ndagira ngo uyu munsi mbahereze mu bitekerezo mfite ko aba ari abagabo, ariko ni ibitekerezo birashingira ku bikorwa byabo, ni ibitekerezo birashingira ku bikorwa byabo. Mu by'ukuri nkunze kumva bamwe muri twe, bamwe mu bafana baba ari abagabo, tudiskita cyane tuvuga ngo ninde urenze. Ibintu ngiye kubabwira buri wese araza kwikurira mu ubwenge. Bari abagabo uko ari batatu bararenze bro, bararenze, ubyumve ubyemere. Ariko ngiye kukubwira buri wese ndagenda nosha ku bikorwa byiwe, ku buryo nawe ubwawe uraza kuvuga nti category A, category B, category C, ku buryo nawe ubwawe uraza guhita ugenda uvuga nti cyakoze. Gusa nanone nubwo bimeze gutyo twirirwa turabagereranya, twirirwa dutera impaka ninde, ariko ndaza kubereka naho bari abatipe batandukanye, ndaza kubereka abantu batandukanye, ku buryo ahubwo twe tutakakiriwe kujya twirirwa tuvuga duti uyu. Yes, kuko buri wese afite umwihariko mana, afite umwihariko. Njewe reka uyu munsi nze guhera ku bikorwa by'umuhanzi witwa Meddy. Reka dutangire kwa Bruce Melodie Munyakazi wanyu. Reka ndebe Bruce Melodie ni muhanzi ki. Bruce Melodie ngira ngo abamuzi ngiye kubabwira ukuntu Bruce Melodie ameze, bamwe mbahereze imwe mu ishusho ya Bruce Melodie ukuntu ameze. Bruce Melodie ni umuhanzi watangiye umuziki nyarwanda utaragira ku rwego rwa danje, reka tubivuge gutyo. Urwego wari uriho icyo gihe rwari urwa danje, ariko iyo tugereranyije n'uru rwego aka kanya umuziki nyarwanda uriho ntaho bihuriye please. So Bruce Melodie yatangiye nta mafaranga mu muziki, nta mafaranga yari arimo. Yatangiye ari Bruce Melodie ushobora kugenda n'amaguru akava iwabo i Kanombe akajya gushaka ama studio i Nyamirambo.
ari kugenda n'amaguru. Ni Bruce Melodie watangiye nyine ibibazo ari ibibazo, twagiraga icyo twita ngo n'abasani, abahanzi nyine kuriyo muri karitsiye havumbuka umuntu uzi kwambara inkweto akayizirika imishumi, icyo bitaga kuniga inkweto. Hari udu canvas oster nitwo icyo gihe umuntu yambaraga kagashumika. Iyo umuntu yambaraga inkweto twazitangwa ni 2 metre, iyo umuntu atambaraga 2 metre ntago yabaga yambaye. Umuntu yagomba kwambara ukweta karushumika rukareba hejuru mu kirere kabisa. Yaraziritse icyo gihe rero Bruce Melodie yari Bruce Melodie udafite amafaranga, yari Bruce Melodie wahasurinze. Nituza kureba kuri ubwo buzima bw'abo bahanzi n'uburyo bagiye batangira, muraza kumva ibintu bitandukanye. Ni Bruce Melodie watangiye support nyine abona ari za support zo kuvuga ngo ni external support. Nukuvuga ngo internal support ni za support twaza kora tukavuga ngo ese Bruce Melodie yatangiye ari umukire, yatangiye ari umuntu ukomoka mu muryango w'abakire bamusupportinga. Izo ni internal, ni support ziri internal. Ariko nituza kureba kuri external support, niba abantu badafite nyina masana, niba abantu bagiraga impuhwe bakaba bamubwira nti okay waje mu gitaramo akiri 10,000, akiri 30, bamukubita 50 akumva arasaze, bamukubita 200, reka ni ukuvuga ngo ni Bruce Melodie watangiye agatangira kuri nothing, kumwe tuvuga ngo from nothing to something. Yatangiye kuri 0, arahasoringa ku rwego rwa danger bro, arahasoringa nta support, nta mafaranga, nta bantu, nta social media bavuga ngo ari ugukora indirimbo ahayigize atamenya ngo ninde wa uploadinze, atashobora gukurikirana igihangano cye. Ibitaramo byari bike, naho babikoze babikoraga byo kugira ngo bo bagaragaze ko ari icyo bashoboye kuko bakunze umuziki. Akagenda mu gitaramo agakora, cyangwa se ku muhanda mu dusare turi aho ngaho agakora umuziki bikarangira, akagurisha za tike za truwasa za sensa, amafaranga ntanaboneke, bagakuririmba ku mihanda gutyo for free. Nuko imiziki ya Bruce Melodie yatangiye gace amafaranga agenda atangira kuboneka, ibitaramo bitangira kuboneka, support zire exterior nazo zifite imbaraga zitangira kuboneka. Ntabwo ndibuze kubitindamo cyane. Niho twatangiye kubona Bruce Melodie akora ama video meza, Bruce Melodie atangira gushaka abahanzi bagakorana, Bruce Melodie uzi kuririmba. Niba mwibuka mu ndirimbo za kera muraza kumva ni Bruce Melodie wari ufite ijwi rya fresh. Yes, ni Bruce Melodie wari umeze neza. Twamukomparaga na bagisa rwiganga, bagisa cy'inganzo. Yes, bagisa n'ubundi twagaruragamo ba Christopher bande, ariko Bruce Melodie wari ya Bruce Melodie wagira guturirimbo twa fresh kabisa. Ntabwo ndibuze kuzigarukaho cyane. Bruce Melodie igihe cyarageze aba Bruce Melodie umunyarwanda mumenyekana mu Rwanda, yitabira za guma, ajya muri za guma, arakubita rimwe bikanga, kabiri bikanga. Bruce Melodie biza gukunda. Bruce Melodie tutangira kumva korabo n'abanyamahanga, tutangira kumva Bruce Melodie wageze Uganda, dutangira kumva Bruce Melodie kabisa uri gukora banga za danger. Yes, ni Bruce Melodie wakoze za iriya ndirimbo na n'uwo wita Fiki Fameka ngo Bon Appetit, yakunzwe cyane kandi ari audio, yari audio. Ni Bruce Melodie iriya ndirimbo akabahanzi abahanzi nibo abantu wa mbere bakunda gura n'ibyago, agakora projet yiwe atarasohoka ari gukora, donc ari gukora kuri video, akajya kumva nk'umuntu yashize hanze nk'indirimbo yiwe. Nk'iriya ndirimbo Bon Appetit yakora na Fiki Fameka yabaye uploaded na projet itararangira. Donc ari ukuntu igihangano cy'umuntu bakiba, ukinjirira ukaciba ukaca-uploadinga kuri YouTube yawe. So Bruce Melodie aka kanya rero bimeze bite? Reka twivugire ku byaka kanya, ku mateka aka kanya mumenye Bruce Melodie na Dore na Meddy. Ubu ni Bruce Melodie watangiye kubona management ifite imbaraga 1:55 AM ya Coach Gael. No kuvuga ngo Bruce Melodie aka kanya niwe twabonye na Shaggy, niwe twabonye mu bitaramo byinshi bitandukanye muri Amerika. Ni Bruce Melodie tubona ukorana n'abahanzi bo hanze. Ni Bruce Melodie witabira ibitaramo by'Uburayi byo muri Amerika. Ni Bruce Melodie ukomeye mu Rwanda tuzi, ufite indirimbo za danger. Ngira ngo mwaramubonye aka kanya afite indirimbo yitwa Nicki Minaj no bita Black Diamond wo muri South Africa. Please, aka kanya ni Bruce Melodie abanyarwanda twese twemera ko ari umuntu wakoze,
ukora indirimbo, ufite indirimbo nyinshi tukavuga ati kabisa. Ariko rero ni Bruce Melodie umeze gute? Ni Bruce Melodie ukunda gutebya, ufite amagambo ari mu rwenya. Ngira ngo mwagiye mubibona mu biganiro byinshi yagiye haba YouTubers. Ntabwo ari Bruce Melodie mwakorana ikiganiro birangira hatajemo guseka, ntabwo bishoboka. Bimwe na bimwe rero Bruce Melodie ntihanda atebya cyangwa saganira abantu tukagenda tubifata nk'ibintu Bruce Melodie yavuze nabi, yagize gutya. Ariko sometimes ntabwo ari Bruce Melodie ushaka kwibasira abantu mu buryo buri negative. Oya, ni Bruce Melodie wabonye inkuru yavuzwe kuba yayivugaho nawe agatebya. Ni Bruce Melodie wiyumva nk'umuntu nk'abandi, nubwo ari superstar, ariko ni Bruce Melodie udashaka kwishyira mu cyiciro cyo kuvuga ngo niba abandi bari kuvuga ibi ngo ngiye nigaragaze nkaho ntabyumvise. Yabyumvise, kuba yateraho comment nawe ntacyo biba bimutwaye kabisa. Ni Bruce Melodie w'umunyarwenya, ni Bruce Melodie utebya, ni Bruce Melodie w'umurara wo ku mihanda. Please, ibyo tubyibuke. Ntuze kumbwira ngo wowe ngo Bruce Melodie ngiki. Oya, Bruce Melodie ukuntu ameze ntabwo ari ukuvuga ngo nuko adafite discipline, ariko si wa muntu nanone wavuga ngo nakana ngo kitonda ngo nakana keza. Ni Bruce Melodie uri sharp mu bintu bye byose. Ni Bruce Melodie waba uri kumwe n'igikundi cy'abantu agatera story akagira gute. So aka kanya Bruce Melodie ahagaze muri Yesu. Bruce Melodie aka kanya tumufite mu bahanzi bahenze mu gihugu bro. Ni umuhanzi uhenze ku buryo ndaza kubibabwira gute ubundi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo aka kanya Bruce Melodie yitabire igitaramo cyawe, abanyarwanda mubimenye, ni ibintu byakugora bikanaguhenda, kuko standard yamaze kwipanga, ni standard iri ku rwego rwo hejuru. Aka kanya gukenera Bruce Melodie, ubwo ni ukuvuga ngo ubutumiye 1:55 AM mu gitaramo cyawe. Ubusabye Coach Gael kuza mu gitaramo cyawe. Coach Gael ni umukire, ni umuherwe ufite amamiliyari y'amafaranga y'u Rwanda man. Ni umukire wamaze kwipanga, businessman kandi ukiri muto. Aka kanya rero kugira ngo umushiture biragoye. Iyo management Bruce Melodie arimo ni ihita imushyira kuri rwa rwego rwo guhenda mu bitaramo. Ntabwo ari Bruce Melodie waba ugihamagara uri kumubwira ngo ndaguha $1,000, ngo ndaguha $10,000. Ntabwo ari Bruce Melodie ukira muri urwo rwego. Ni Bruce Melodie wamaze kwipanga mu mamiliyoni y'amanyarwanda ni mu mamiliyoni 50. Ubuse miliyoni nibura nk'ibihumbi nka $30. Bruce Melodie ushobora kumubwira ati mfasha uze mu gitaramo, ukamukubita nk'ibyo $30. Ni mu miliyoni 30 y'amanyarwanda. Ariko ayo ni amafaranga ashobora kwemera kuko ari n'imishyikirano musanzwe mufitanye. Ariko ubu ni Bruce Melodie wamaze kwipanga ku buryo kugira ngo umubone nibuze nawe ugomba kuba umuhanzi ukomeye ufite ndetse n'amafaranga, ku buryo atakuzira mu gitaramo, ataza nga performing akore performance zazindi za danje udafite muri miliyoni 50 z'amanyarwanda bro. Standard yamaze kuyihagarika ku rundi rwego. Bruce Melodie uri gukora indirimbo n'abanyamahanga benshi, ni Bruce Melodie ushaka kuzamura izina rye, akavuga nibura iyi East Africa nanye mbanze yose nyicakire, nindanyizanye nareba nambuka imipaka ndebe hanze ya Afrika bimeze bite. Njewe ikintu ndashaka kuza kubereka umuhanzi Meddy mudashaka kumva ibye, mudashaka kumenya urwego ariho, niwe nshaka kuza kugeraho. Kuko mwirirwa mu bintu byo kugereranya Bruce Melodie na The Band. Meddy kubera amaze gutangaza ko atagishaka gukora secret music, donc ni ya muziki izi ndirimbo twita ngo ni indirimbo z'isi, ntashaka kuzikora, arashaka kwikorera gospel. Ariko none ndaza kubereka Meddy ni muntu ki. Yes, aka kanya rero The Band we ni muntu ki? Ni The Band umuhanzi nawe uhenze man. Ubundi ari abantu utagomba gukina nabo. The Band ni wa muhanzi wamaze kwipanga, ayishyira kuri standard uri ku rundi rwego. Ariko twibuke neza, The Band yabanye na ba Meddy banagendeye igihe kimwe muri Amerika, baja kwibera Amerika, bakomeza gukora indirimbo abanyarwanda dukomeza kuzikunda. The Band ni wa muntu ukundwa gute? The Band ni wa muntu abanyarwanda bakunze, donc akunze gukora kwigarura imitima y'abanyarwanda, bakunze no kuvuga ngo abakobwa bamukunda cyane kubera ububoga bwe ukuntu angana. Physical fitness kabisa kuri The Band ni fresh.
The Ben gushiramo amasengeri akaza agafata amafoto agashira kuri Instagram. The Ben kuza akagaragaza amarangamutima yiwe bamuvuze neza cyangwa se iki akaza akarira kuri kamera kabisa mukabibona abanyarwanda bose ati mana yanjye cha The Ben burya ni icyana cyiza kigira ka discipline kigira gute abantu bakamanuka bakajya kureba kuki ku ndirimbo ziwe n'ibikorwa byiwe. Ariko aho ngaho n'abantu bajya bavuga bakageranya Bruce Melodie na The Ben bakabanga ngo The Ben ngo wagira discipline ngaritonda ngo naho Bruce Melodie ngo numurara ngo nuwe mu mihanda kabisa. Buri muntu buriya muzarebe iki kintu buri muntu agira ukuntu agaragaza cyangwa se agira reaction ku bintu runaka cyane uburyo bwo kwigarura imitima y'abantu. Hari ubicisha mu kugaragaza amarangamutima hari n'undi binyuza mu kwerekana ko nta n'ikibazo cyawe. Biragoye ko apfa kubona ko Bruce Melodie afite ibibazo bro. Ni Melodie igihe cyaricyo cyose mu bibi mu byiza uburi sharp uba utera urwenya atebya kumubona mu bibazo nkwaheranywe biragoye. Noneho The Ben rero ni The Ben uza akakwereka amarangamutima yose. Byaba na ngombwa The Ben akarira. Ibaze nawe kubona The Ben ari mararira wenda ababajwe n'inkuru ya kanaka cyangwa ababajwe n'ikintu runaka cyangwa bamubwiye amagambo meza ngamukozeho agize emotion bimwe wa mushuti wanjye yavuze ngo ni promotion yamara kugira izo emotion akarira man The Ben akarira ati let's spread love let's love the talks mure ku rukundo ruvuge mure ku rukundo rwogere kabisa plenty love irango mwabibonye muye promotion bitaramo byinshi cyane. The Ben ni wa mu The Ben ariko kandi reka mbabwiza ukuri muri iki gitaramo cya The Ben tugiye kureba ejo bundi ku itariki ya mbere ewana jewe icyo nashishikariza abanyarwanda ni uguteganya udutambaro kuko ni wa The Ben n'ubundi uzaturiza kandi nawe akarira. Yes, The Ben rero umuhanzi munini cyane icyo nshaka kubabwira ni kimwe ni The Ben kubona bitoroshye ibyo tubyumvikane ni The Ben kubona bitoroshye ibyo mwabireba nukuvuga ngo muyoboke bavuga ngo ni nka oncle wiwe pare n'ibiki byose ariko muyoboke ni inshuti na The Ben bro ni inshuti na The Ben muri management yabo sinibaza ukuntu ariko muyoboka mukorera akazi ka danje amukorera akazi ka danje ariko n'ubundi ni The Ben bigoye ko wa managing ni The Ben bigoye ko yabona management ihaza kwifuza kwe kubera ko Coach Gael yagiye gukora na Bruce Melodie. Coach Gael yabanje kwa The Ben ni Coach Gael wabanye na ba The Ben muri Amerika bari inshuti bro abantu mwirwa murasakuza ngo The Ben na Bruce Melodie hacwa umwe aho uciye ndashyira umuriro agira gute nta kibazo The Ben na Bruce Melodie bagira na cy'ubuzima busanzwe ni wa muziki utuma bahangana kuko bari kurwanira mu isoko rimwe ryo mu Rwanda ndetse n'iryo hanze ariko nta kindi kintu Bruce Melodie apfa na The Ben. Bruce Melodie wanabitangaje muri press conference iherutse kuba Bruce Melodie yamaze gusobanura neza ko nta kibazo na kimwe agirana kandi nta ruhari na rumwe ashobora kugira mu gusebya umuhanzi cyangwa kumuvuga nabi yifashishije ibitangazamakuru cyangwa abandi banyamakuru. Bruce Melodie cyo ni ikintu yamaze kuvuga cyane ko yavuze ngo ibyo ni ibintu bitinjiza bro ntabwo ari ibintu byinjiza. Ni The Ben nawe udashobora kwipanga ngo ajye gusebya umuhanzi kugira ngo mpaka zamu ni The Ben ufite standard ye ahiriho ahagazeho kandi nziza. So The Ben nawe rero ni wa muntu warebye ibyo yarakeneye abikubise Coach Gael amukubise list y'ibyo akeneye y'ibyo agomba kuri standard ye. Coach Gael aravana uyu muhanzi arahenze bro uyu muhanzi ni munini arahenze no kuvuga ngo ni bya bindi tuvuga buriya mu by'ukuri gufata umuntu uri ku rwego rw'ejo ugiye kumumanaginga biragora ariko hari ukuntu ushobora gufata umuntu okay ubona ko ameze neza. Ni Bruce Melodie turi kubona ariko yarakeneye na management yarakeneye management imeze neza ifite ifaranga izamura ibikorwa byiwe ariko yari Bruce Melodie utaragera ku rwego rwa ba The Ben ariko akigera muri kwa Coach Gael ni Bruce Melodie twatangiye kubona imijugujugu kabisa arekura ingoma tuvuga nti yangoma dore kirenze yangoma kirenze. Ni Bruce Melodie wamaze kuzamura standard nawe iteye ubwoba pe. So no rero bimeze bite kwa The Ben ni The Ben wigarura amarangamutima y'abantu mu mvugo mu migaragarire physical fitness yiwe uko agaragara abantu bakabimukundira
uko avuga akaza akagaragaza njyewe iki nta kibazo nta mutima mubi ndakunda abantu ati shout out to Yago shout out to abantu bose akabanyuramo akabereka ko abakunze. So abanyarwanda rero tukavuga ngo The Ben ni umwana mwiza nta mutima mubi afite discipline disiwe ngo disiwe ngajya senga Imana kubera ko yaje akavuga yes Imana ni byose Imana ni byose agakora ama live Imana ni byose ibici twese tugasara ngo The Ben disiwe ngafite discipline. Man reka none njyewe nze mbicaze kuwo bita Meddy mujye mwamenya. Njyewe nakuze yes ntangira kumenya abahanzi nubundi twageze igihe tumenya Meddy na The Ben. Tukatwumva ngo birenze igipimo byarenze igipimo tukumva ugenda mu ishyamba utazi ukahacinwa nutazi ngo ugenda mu ishyamba utazi. Ibyo byose tugenda tubyumva zari indirimbo zabo zabicaga bigacika. Ba Melodie bari abafana icyo gihe ariko ubu ni Melodie nawe wakora boro nabo bakayifana. Donc nukuvuga ngo yarazamutse yari umwana ariko yarakuze ubu bari kuri standard za danger man n'abahanzi bahenze. Njyewe kugera ubu umuntu yaraye gutangira ngo ese wafana nde wakunda nde kugera ubu ibikorwa bya Melodie birankoma bro ibikorwa bya The Ben bikankoma ibikorwa bya Meddy bikanyicaza bikankoma. None se nzakubwira ngo ndafana ndeke ahubwo abanyarwanda icyo nshaka namwe ko mumenya nuko ibikorwa by'aba bahanzi mugomba kubyemera mwabye mubyange mubyemere mugomba kubyemera kubera ko nabahanzi bamaze kubaka standard ya fresh ibintu bakora turabishaka turabikeneye. Niba abanyamahanga babikunda twebwe tubibande bo kutabikunda kandi abanyamahanga baturusha kumenya umuziki baturusha kumenya standard y'umuziki ntituze kwiyemera. Ntabwo uraza gufata Ben uriya wakoranye na Bruce Melodie foto nose si umunyamuziki muri Sauti Sol ntabwo tubazi. Sauti Sol ni groupe yakoze ibintu bya danjano muri Afrika yose turabazi ndetse no hanze ya Afrika. Niba Bruce Melodie ashobora kugenda agafata uramuhanza akaza akamwicaza akabwanire kadukore twebwe turinde wo kutemera ko Bruce Melodie arenze bro. Niba The Ben ashobora kujya kureba Kamasa Gapfizi Diamond Platinums ni Platinum Diamond w'umustar hano ku isi man wakoranye n'abastari muri Amerika ibyo turabizi wakoranye n'aba Omario yakoranye n'aba Ricross abakongomani yarabamaze ni Diamond bitoroshe kwigondera ariko Ben akavuga ngo Diamond nguna twicare dupange projet bagakora bakoze n'andirimbo wayo. None se twebwe turi bande bo kutaza kwemera ibikorwa The Ben akora bro. Ega hari urwego tugomba kujya tugeraho nk'abanyarwanda tugashyira ihanganisha by'abantu hasi ahubwo tukicara tugakurikirana ibikorwa ukoze cyiza tugakubita cyane ko nta n'ibikorwa bibi bagifite bro ibintu byose bari kudukoma. So kuza twirirwa no tuhanganisha The Ben na Bruce Melodie kanaka abo bahanzi bose barankoma bro nje ngubwiza ukuri. Yes reka dusimbuke rero kwa Meddy man ni Meddy ngabo medare kabisa omba reka mbabwiza ukuri reka tuganire iyi ni story mba ndi kubahereza ariko n'ubusesenguzi wowe cyangwa se utigeze wumva handi cyangwa se abandi bantu batigeze barakurabura bro. Meddy ubundi amateka ya Meddy nayahe ngiye kuvuga Meddy uko yamwe meze ndashonaho gaceya nindangiza ngaruke kuri Meddy uyu munsi dufite none mwamwe mugenda munkurikiranira kugeza ubu rero ntaragera kwa Meddy. Bruce Melodie urebye social media ziwe cyane cyane nka YouTube ukareba na YouTube ya The Ben ubonamo harimo itandukaniro ubona ko Bruce Melodie agoinga viral byatarugereranyije na The Ben ubona ko boro ziwe arazipushinga promotion kwa Bruce Melodie zibari danje. Ni The Ben rero twamwe tuvuga ngo bari yango nabanebwe ariko bo bafite nje nango ndibuze kubita abanebwe kuko buri muntu agira ukuntu umuziki we awutwara cyane ko uyu muziki bawukora no mu buryo bwo gushaka amafaranga barawukunda ariko bashaka no kukuramo amafaranga. Ayo mafaranga rero bawukuramo ni gute? Ubundi umuntu ari gukora business areba ibyo yashoye akareba n'ibyo agize gute azunguka. Iyo washoye byinshi ukunguka bike ni ikibazo, iyo washoye bikeya ukunguka. Donc comparaison ya profit nukureba ibyo wungutse
wacuruje angahe, ugakuramo cost zose wakoze muri production. Bivuze ngo ikirero ni The Ben tubona yakora indirimbo tukabona iri kugenda gake gake kuri YouTube. Ariko twitondera iki kintu, ese niba The Ben atashatse gushyiramo promotion cost, amafaranga ajya gutanga a promoting indirimbo ze, niba atayashoye kandi n'aya ndirimbo ikazamuka, ubwo nukuvuga ngo iyo agiye kureba inyungu yagize ku ndirimbo, areba ibyo bamwishyuye kuri ya ndirimbo cyangwa iby'indirimbo yinjije byose agakuramo amafaranga yitakajeho. N'ubundi ni ya nyungu ushobora gusanga iri hejuru cyane. Noneho wareba umuhanzi wacu Bruce Melodie ni wa muhanzi wagiye agakoresha promotion cost ziri hejuru, kuko najya gupromoting indirimbo yakanyura mu bitangazamakuru bitandukanye byaba muri East Africa cyangwa n'ahandi, aragenda atanga amafaranga. Najya kureba ibyinjiye kuri iyo ndirimbo, iyo agiye kureba inyungu rero areba ibyo ya ndirimbo yinjije agakuramo na bya biciro byose yayitakajeho. So ni hahandi rero ushobora gusanga n'ubundi za nyungu ziba zisa n'izingana. Ni wa The Ben nawe dushobora kureba, nawe yajya gutanga ya mafaranga nga promoting indirimbo yo tubone yazamutse, nawe tugasanga n'ubundi nawe yageze kwa rurarwe. So niyo mpamvu rero icyo mashaka kubabwira ni kimwe, mujye mwitondera gutangira kugereranya ibintu ngo reba ngo kuri YouTube ngo we yagize miliyoni 5, yazigize mu buye buryo, yanyuze hagana he agenda promoting ibihangano bye. Ese undi we mwabonye ajya kubipromotinga? Ibyo byose mujye mubireba. Niba type yibereye muri business akavana ngewe ntabwo ndi bushora ibintu byinshi cyane kandi biraza kwinjira, yareba inyungu nese bitwaye. Uranguye urugero, uranguye umwenda ipantaro ukayirangura 15,000 ukayigurisha 20,000, wabahungutsa ngahe tutitaye kuza transport cost, wabahungutse 5,000 tutitaye ku bindi biciro. Nukuvuga ngo kose ni bya 15,000 wayiranguye, inyungu na yarenzeho mu cyo wagurishije 5. Undi akarangura ipantaro y'10,000 akayigurisha 15,000, we abayungutsa ngahe ntabwo ari 5,000. None se muri kumva kuba yagiye kurangurisha menshi no kundi yarangurishije make, ubundi murumva itandukaniro riri he? Bro, mureke guhanganisha aba bahanzi kuko ntabwo muzi production cost zabo. Iyo mwari muzi production cost, mwajya mugera ku bikorwa byabo mugatuza mukavuga muti reka ibi bintu tubyitondere, kuko bose naba super kandi akazi barimo barakaza. Ntabwo nimuze gutekereza, ntabwo ari Bruce Melodie ugeze kwa rurarwe atazi ibyo arimo, ntabwo ari The Ben ugeze kwa rurarwe atazi ibyo arimo. So ibyo bintu rero tujye turabimenya, tureke no kwitiranya ibintu. The Ben rero bimeze bite? Nako Meddy. Ngabo Meddy ni Meddy igikundiro cyoreka mbabwira ukuntu bimeze. Bruce Melodie nabibabwiye, ni umurara w'imihanda, ari sharp, araganira n'abantu bose kabisa. The Ben ni wa muntu ugaragaza amaranga mutima abantu bakabimukundira, tukavuga agira impuwe bimeze gutya. Ibyo ngibyo nibyo bimukururira abantu, tubyumvikane. Noneho Meddy we rero bimeze gute ku rukundo abantu bamuhaye? Ni Meddy bahereza urukundo ntacyo yabahaye, tubyumve kimwe. Bruce Melodie urukundo bari kuri mukundira ko araganira ku bantu bose, aca bugufi, ntabwo yiyemera, ntabwo agira gute, ahageze uwari we wese baraganira, abatera story. Niko Bruce Melodie ameze, ibyo abantu bakabimukundira. Noneho The Ben ni wa The Ben ubwira ikintu niba kibabaje akaba yanarira, akakwereka donc ni careness, yita ku bintu, ari supportive somehow. So numubwira ikintu kimushimishije, ni wa wundi waza kwereka amaranga mutima, emotion, abe yarira, gushimire ngo kabisa abantu niyumva saga ziri kuba ngo oya ngo mureke urukundo rwogere, let's spread love. Yes, abantu bakamukundira ngo dise ngafite discipline, ngo nta mutima mubi, ngo reba dise ngasabye Bruce Melodie imbabazi. Ibyo ni ibintu twagiye tubona. Yes, abantu bakamukundira icyo. Urumva ibyo byamusabye kugira ngo abantu bamukunde, akerekana body tukamukundira igihagarara. Kwa Meddy biratandukanye bro. Ni Meddy usanga we ari kuri rwa rwego abantu bamukunze. Ubundi kera twaramukunda ngo mu ndirimbo ziwe ngarabyina, niyo video twarebaga abahanzi tukabona we yabyina, agakubita nk'utubora twitaga ngo nudupa, snake dance, ngo to break dance, hari ukuntu bikubitaga bakijura. Ibyo ngibyo nibyo abantu batangiye bakamukunda.
ariko dutangira gukunda Meddy. Ni Meddy wa mu Meddy tutapfa kubona mu social media atandukanye man, ngo yaje mu gutanga ibiganiro mu ma interview mu maci reka. Ni Meddy ufite privacy iteye ubwoba. Ni Meddy wamaze kwipanga nyuma yo gukora ziriya ndirimbo tumukunda muri igipimo mu bindi yakoreye mu Rwanda, amaze kugera United States. Ni wa mu Meddy wakoze n'ubundi ama standard y'ubwoko butandukanye, na ba Dore nanone atangira kujya akora na collab na ba Janti Misigaro ku ndirimbo za gospel. So Meddy rero byaje kugenda gute? Meddy abantu bamukunda ntaca abahaye, nta kintu aberetse cya danje, nta yakora indirimbo. Ubundi yari Meddy twageranya na Dore, Bruce Melodie atarazamo. Meddy yaririmba rimwe na rimwe abantu ntibamenye ngo ni Meddy uririmbye ni Dore. Bakora n'indirimbo ntitumenye ngo igitero cya Meddy ni iki. Abantu bagatangira ngo Meddy we ngarahogoza cyane, ngo Dore we ngijwi rye tukabibura. Ariko bakora na video tukamubwirwa nuko ngo Meddy we araza kubyina. So ibyo ngibyo byari bigoye cyane kumva bakoze indirimbo uri kuyumva audio ngo umenye ngo Dore araririmbye cyangwa nde. Ku bantu batazi neza, donc kumwe umuntu aba yiyumvira imiziki ariko atashaka kubyinjiramo, ntabwo ari kubatandukanya bro. Muri Amerika rero ni Meddy wakomeje kwipanga, agakomeza gukora indirimbo z'uburyo butandukanye. Ariko man, Meddy ugeze ku rwego rutangaje bro, rutangaje byatari. Meddy yabanye na ba Dore muri Amerika. Meddy igihe kiragera akundana n'umukobwa mwiza cyane witwa Mimi, ari nawe ubu ngubu bashakanye. Ubuzima bwa Mimi na Meddy babanyemo muri Amerika, murabiza abasore namwe muri mu Rwanda, ari umusore uba wibera muri ghetto, igihe kikagera akaba afite umusheri wiwe. Man, umusheri wiwe nawe yaje guhiga muri Kigali, umutipe nawe ari guhiga muri Kigali, cyangwa se bose nabo muri Kigali ariko baracomotse bavuye iwabo bibera muri ghetto. Man, umukobwa n'umusore baribanira, bakibanira batarashingirwa, bataragira gute kuko bateretana. Ni Meddy ibyo byabayeho kuri uriya Mimi, baba mu nzu imwe amezi arenga 2, babana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Wenda bari batarabyara ariko babanaga nk'umugore n'umugabo, murabyumva. Ni Meddy fata ku mavuta ibintu yabivuzeho, abantu bagira ngo wenda ni ibintu ari kubesha, wenda bitewe n'uburyo yabivugagamo baravana harimo isebanya. Ariko icyo nshaka kuvuga niki, ibi ni ibintu Meddy ubwe yavugiye kuri live ya Instagram. Man, Meddy ukora live kuri Instagram abantu bakizana ntawe yatumiye. Muzarebe live za Meddy, ni live ikubita abantu bakaba benshi. Nimbabwira abantu benshi, ntabwo ari Meddy ukora live y'abantu 2,000, abantu 10,000, abantu 5,000. Ni live ubona hoza amamiliyoni y'abantu, abanyarwanda, abanyamahanga, abanyakenya, umva ingeri zose mu bihugu byose man, ukabona live yakubise abastari batandukanye. Ni Meddy ushobora gukora live abastari bose tuzi mu Rwanda babimenya bakajayo. Ni Meddy ushobora gukora live abastari b'abanyamahanga bakitabira man. Ni Meddy wazamuye urwego rwa danje. Ni Meddy ufite indirimbo hano muri South Africa ifite views nyinshi zimwe za danje. Muzarebe indirimbo Slowly, indirimbo Slowly mugende kwa Meddy kuri YouTube murebe views ihagaze bro, mugende muzirebe. No ni Meddy abantu bakunze ntacyo bahaye. Ni Meddy wamaze kugenda kibanira n'uwo Mimi, bakabana nk'umugore n'umugabo. Nyine yari Meddy navuga akakanya w'umupagani, yari Meddy w'umupagani, yari Meddy w'umurara, cyangwa se yari Meddy utaragarukira Imana nkuko akakanya yigarukiye nkuko yabitangaje. Ni Meddy wagiye live, reka twinjire kwa Meddy neza rero tubivuge. Ni Meddy wagiye live kuri IG yiwe, abantu bamubaza ibibazo by'uburyo butandukanye. Ni live ntabwo ajya kora live mu Kinyarwanda bro. Meddy we afite urwego yabigejejeho, kandi nindamubwira umuntu uje wumva urwego yagiye live, abantu batangira kumubaza ibyafata ku mavuta n'ibiki, tutarabigeramo gace rero. Meddy ubwe yabanye na Mimi nk'umugore n'umugabo ariko batarashakana binyuze mu masezerano biratujya mu mategeko cyangwa imbere y'Imana. Meddy yatangiye kubana na Mimi igihe kigeze. Meddy
twagiye tubyumva agatangaza ngo agiye kuva muri secular music atangire gukora gospel, atangire gukora indirimbo z'Imana. Abantu tukagira ngo ni ibintu arimo arahimba cyangwa se arimo arashyushya social media. Ni Meddy watangiye abihera ku mugore wiwe Mimi. Abwira Mimi babanaga mu nzu imwe, aramubwira nti sweetheart, we don't have to be in the same house right now. Ntabwo dufite gukomeza kuba mu nzu imwe nje nawe nk'umugore n'umugabo. Mimi biramutangaza, atangira kuba baravani babasore nuko bateye bagiye kunkubita akadobo. Mimi umugore wa Debe na kakanya nako wa Meddy. Meddy abwira Mimi ati impamvu na yindi unyizere, njyewe naragukunze kandi ndagukunda, ariko akakanya nakiriye agakiza, nakijijwe, ndumva namaze kwakira agakiza, ndumva kuba tubana nge nawe muri ubu buryo binjyana kure y'Imana, biranjyana kure y'Umwuka Wera. Mimi agaseka akumirwa ariko akanababara, akavuga nti wa mutipa aranyanze. Barakundanaga bro, urukundo rwa danje. Noneho ni Meddy yaramubwiye nti wowe byizere kandi bigomba kubaho. Nta mikino yari afite, yaravuga nti nge nakijijwe, reka uyu mukobwa aje iwabo cyangwa aje gushaka inzu ye, nanjye nshaka inzu yanjye. Ntabwo tugomba kubana n'umugore n'umugabo. Arangije umukobwa iyo bamubwiraga ngo agakiza, Mimi ntabwo iby'agakiza yarabizi bro. Ibi bintu nibyo tujya tubwira abantu, ntabwo abantu bose imico y'ibihugu runaka cyangwa se y'ubwoko bw'abantu runaka, cyane ko hano ku isi hagiye haba ubwoko bw'abantu benshi, ntabwo imico yabo ibihuye bro. Kwa Mimi numbaze ngo basengaga bati, ariko ibyo gusenga nk'uku abanyarwanda tubikora, ngo Imana muri kiliziya, ngo Imana iravuze ngo reka dusengere urugendo, ntabwo Mimi ibyo bintu yarabizi. Meddy yaramubwiye ngo njyewe bimeze bitya na gutya, nakijijwe, tureke kuba mu nzu imwe, ntabwo ibintu Imana ibyemera. Mimi agaseka ariko akababara, akavuga nti ubu ni uburyo bwo kugira ngo anyange. Meddy ibyo bintu yabishyize mu bikorwa, asaba Mimi umugore we, aramubwira nti nyizera, tuzongera kubana twarashingiwe mu mategeko n'imbere y'Imana baradushingiye, ariko nyizera uku turi mu makosa. Mimi arabyumva atabyumva, arangije baratandukana mu nzu imwe. Noneho Meddy akomeza kujya yinjira mu by'agakiza, sometime akanabwira Mimi inzozi yarose. Yazimubwira Mimi ntasobanukirwe. Mimi akibaza uti uyu muntu ibintu ambwira ni biki, kuko Mimi byo gusenga ntabwo yarabizi bro. Mimi nawe igitangaza kiravuka, Mimi aza kurota, aza kugira inzozi. Izi nkundi kubabwira ni ukuri, ni Meddy wabyivugiye, n'ubuhamya bwa Meddy. Mimi yaje kurota, agira inzozi, abona abamarayika, abona kabisa inzozi, ajya kuzirotorera Meddy umugabo we. Azimubwiye Meddy, azumvise Meddy ahereza Imana icyubahiro ati kabisa, haleluya haleluya. Arangije Meddy ahita yumva ko izo nzozi Mimi umugore we yagize ari agakiza gatangiye kumubonekera, marayika Umwuka Wera atangiye kumubonekera. Ahita asenga isengesho avuga ngo Mana, komeza wigaragarize umufasha wanje Mimi, komeza wigaragarize Mimi, komeza umwegere, komeza umwigishe, komeza umuhindure, umuzane mu byawe. Uwo ni Meddy. Mimi aragenda, arongera ararota, akagaruka kurotora inzozi kwa Meddy. Meddy agashima Imana, akavuga nti uyu ni Umwuka Wera urimo aramugenderera. Mani, mu bintu abantu batazi kabisa, mu bintu abantu batumva neza ko Meddy ari umuntu wakizwa. Mimi inzozi ze zarakomeje kugeza igihe we yasobanukiwe, Umwuka ubwe yagiye aramusobanurira ibintu abantu batashobora kwemera, bakomeza bipingishwa ibintu by'Imana. Reka babwize ukuri abantu mukurikiye ya Biso TV show, abantu mukomeza mwipingishwa ibintu by'Imana, mwebwe nzabashiramo kuruwa, nzabashiramo agasarawa, mbabare nk'abantu mutazi n'ibyo murimo kabisa. Ariko iyo muri kubona ibintu bimwe na bimwe tugenda tubibona tutazi ngo ninde wabiremye, byaje gute, ubutekereza ko ibi bintu byaje gute, ubundi niba utemera imbaraga z'Imana, ubutekereza ko nyuma y'ibi bintu byose tubona ari indi ubiri inyuma mwana, ubutekereza ko ari indi ubundi kuki mutemera,
okay, gusenga umunsi ku munsi ushobora kuba utabishoboye, ariko man mureke gupinga icyo twita imana mureke gupinga ibyayo. Twumvikane, abatubuzi ni benshi, yes, ariko tureke gupinga iby'Imana. Yes, twikomereze kwa Meddy rero. Mimi umugore wa Meddy yaje kuza asanga Meddy aramubwira ati nkeneye ko tuganira. Baraganira, ariko Mimi aramubwira ngo ndumva nakijijwe. Amubwira uko ahagaze, uko ari kubyumva. Mimi wamaze gusobanukirwa umwuka wera w'Imana abwira Meddy uko bimeze, aramubwira nti now dushobora kwandikisha mariage, tugakora mariage nziza, tukabana nk'umugore n'umugabo. Meddy ashima Imana, aravuga nti Imana ushimwe ko wihishuriye, wiyeretse kandi wasobanuriye umukunzi wanjye Mimi. Mimi nawe wamaze kwakira agakiza muri ubwo buryo biciye mu masengesho ya Meddy. Meddy rero yatubwiye ngo iki? Meddy yaje live tumubaza ibibazo by'uburyo butandukanye, yivugira, twamubajije ikibazo kubyerekeye nafata ku mavuta ibyo yagiye amuvugaho. Avuga yes, fata ku mavuta yabivuze mu bundi buryo ngo wabanje ngo kurya amaturu n'ibiki, ariko we ntabwo yagiye muri ibyo byose. Baramubajije ngo fata ku mavuta iki, arangije aravuga ati ibyo fata ku mavuta yavuze nibyo, ibyo fata ku mavuta yamvuzeho byose nibyo. Niho fata ku mavuta yavuga ngo kwa Mimi ngo basenga nyabingi ibiki, yes, yavuga za nyabingi, ariko ntabwo bo bigeze basobanura neza kwa Mimi basengaga iki. Ntabwo ibyo gusenga ntiyarabizi, nibyo bya nyabingi ubundi nizo mu Rwanda. Nuko fata ku mavuta yashakaga kubereka ko ibyo gusenga atarabisobanukiwe, agashiramo za nyabingi kugira ngo mwumve story neza vuba, ariko nubwo buryo byari bimeze. Arangije Meddy yatangaje ko abantu twese twagiye tumumenya tukamukunda dutekereza ko ngo akunda umuziki, aririmba urukundo mu muziki we, ariko yavuze ko we ntabwo, nubwo yaririmbye urukundo ariko nta rukundo yigeze muri we. Uru rukundo yaririmbaga ngo ngenda gukunda birenze igipimo, we ntabwo urwo rukundo yigeze arugira muri we. Ni Meddy watangaje ko yamaze gukizwa. We yaratubwira ngo kuri live, yaratubwira ngo ni Meddy akakanya uri prophet ariko mutazi, nje ndi umuhanuzi bro. Akavuga ngo ntabwo nshaka mwese muri hano mubyemere, sinshaka kuvuga ibituma mubyemera cyangwa mubyumva cyangwa mubyizera, ahubwo icyo nshaka ni ukubivuga gusa kuko muteze amatwi bikabageramo gusa. Ubyizera ubyemera akabyemera, utabyemera ni kazi yake, nawe afite ukwe kuwiwe azumva cyangwa azabwirizwa. Ni Meddy wamaze gutangaza ko we secular music adashaka kuyikora na gato, ashaka gukorera Imana. Ni Meddy wamaze gutangaza akavuga ngo bimwe mutekereza abantu iyo umuntu ataraba umustar, indege nshaka nayigiyemo bro, igihugu nshaka nakigiyemo njya kurya ubuzima ndi umusore, ikintu nshaka kurya cyangwa kwambara byose narabikoze. Nageze igihe ngewe nubwo mutabizi amafaranga turayafite, nta nubwo tukirirwa tubare by'amafaranga, twivugira amadolari. Ni mu madolari kugira ngo tubashe kuyakipinga. Ndayafite ku rwego nta hantu kuri iyi si nashatse kurya ntagiye. Ibyifuzo byanjye bijyanye n'umubiri cyangwa amarangamutima ya muntu na kamere muntu byose bibaho, byose narabikoze. Nyuma y'ibyo byose ubustari, icyo twita ubustari, narabwenjoyinze ku rwego rwo hejuru. Ndi Meddy wakoze ibitaramo nkazenguruka ibihugu byose nagezemo, ibitaramo byanjye byaritabiriwe ku rwego rwo hejuru. Za nzozi zose nagize nkiri umwana nazigezeho, inzozi zange zose nazigezeho, icyo bita kuba umustar nabinyuzemo. Ndi Meddy rero watekereje ndareba ese nsigaje gukora iki, ese ibyo nakoze byose byampinduyeho iki, byangize nde? Arebye fame cyangwa se kumenyekana hagaze, abona bura icyo bita gakiza. Meddy yaravuze ngo nabonaga icyo mbura, ibyo byose nakoze ntacyo byangize cyo, nabonye byose ari ubusa. Ndangije mbona hari icy'agaciro, hari icy'akamaro ngewe ntafite. Ni Meddy wavuze ngo icy'akamaro ngewe ntari mfite n'agakiza k'Imana. N'agakiza k'Imana, ibyo byose nabinyuzemo bya gistari, sinari nkijijwe, nari umupagani,
ntacyo byari bimaze. Nabanaga na Mimi, twahoraga turwana dupfa, abakobwa barankunda. Urumva Mimi, man, reka mbabwize ukuri, Meddy yaravuze ngo nakundanye na Mimi atazi ko ndi umusitari ku rwego nari mpagazeho. Ntabwo yarazi ko nshobora gukoresha ibitaramo abantu bagakubita. Ntiyarazi ko ngewe mu Rwanda nkunzwe ku rwego nkunzweho. Yari Mimi utazi ubusitari bwanjye ahantu buherereye. Yari Mimi tugendana, yabona tugeze ku kibuga cy'indege runaka abantu bose bagasara. Abakobwa iki basara, Mimi agafuha. Twagera mu rugo tugashwana tukarwana. Kandi ibyo byari byabiye bya gisitari, murabizi. Ntabwo uri umusitari nyine ingeri zose ziba zigukunda. Abagore, abagabo, abana, abakobwa beza kandi ari abitwara neza ari n'abatitwara neza. So umugore we rero byaramucanze. Mimi byaramucanze, akajya yibaza umuntu yakundanye nawe bikamucanga bikamuyobera. Ariko igihe cyarageze agakiza gatangiye kuza, arasobanukirwa. Nanjye ntangira gusobanukirwa. Ibyo kurwana birahagarara. Aka kanya ndi Meddy umuhanuzi. Ibi n'abantu batazi. None rero akamwereka ahantu Meddy arenze bro. Njewe ubundi ari umuntu nk'umuhanzi Meddy no discussion kabisa. Ntabwo mba nshaka gukomeza kuza ngo nkomeze ngereranye na kanaka. Ibi bintu ngira ngo mujya mubona umuhanzi wacu Israel Mbonyi ari mu bahanzi dufite mu Rwanda bikorera gospel, ariko n'abakora music, secular music. Ndakurahiye batinya Israel Mbonyi ni wa muntu ubona ibitaramo byinshi by'uburyo butandukanye kandi bimuhereza amafaranga menshi hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Israel Mbonyi ukora muri BK Arena, igitaramo kikuzura kandi yishyuje abantu amafaranga menshi. Ni Israel Mbonyi minisitiri utuma twishima amaze kwandikira, yari gutegura igitaramo, aramubwira ni Israel Mbonyi kuri Twitter irahari. Yaravuze ngo Israel Mbonyi ntabwo ukiri ku rwego rwo gukora muri BK Arena kuko abantu baruzura bakabura bwicara. Beta shira igitaramo cyawe muri stade Amahoro. Uwo ni Israel Mbonyi bro. Mujya mwumva abantu aho barengeye. Ari ku rwego rwo kuba none bamupropoza. Minisitiri niwe ubwe wamusabye ngo igitaramo cyawe gikure muri BK Arena, shira muri stade Amahoro. Niho hantu hanini hashobora kwakira abantu bawe. Nukuvuga ngo ni Israel Mbonyi ushira amatikanze akarangira. So tukomeze rero kwa Meddy ku bitaramo ahantu hose yazengurutse n'amafaranga. Yatangaje ko we yamaze kureka, donc yamenya agakiza. Ati urukundo naririmbaga abantu bose ikimbabaje nuko bari bazi ko nanjye urwo rukundo ndufite. Abantu nakoze umuziki bumva ko umuziki iki, ariko nje ntabwo nigeze nkora umuziki numva ko nkunze umuziki. Ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora numva ko mbikunze. Narabikoraga mukabikunda nkabona birinjije nkabikora uko. Ariko urwo rukundo abakobwa abasore mumva yandirimba mugatekereza ko ndi Mr Romantique, nje suko nari imeze. Man, wumve nitandukanira ahantu Meddy yakomeje kuzamurira standard yiwe. Buriya bino bintu kubasani birakora, kuba star birakora. Buriya The Ben iyaza kwemera simba atandukanyije n'umugore we kuko barakundana kandi urukundo n'urwa mbere n'ibyishimo bafite kugera akakanya bishobora kuba birenze. Yes. Ariko buriya The Ben iyaza kwipanga akagira gutya nk'umuntu wabaye state, nawe akarongora umukobwa wo mu kindi gihugu, umukobwa wo muri Amerika akarongora umuzungu se cyangwa wo mu kindi gihugu nawe wa danje. Uyu yari The Ben, aka kanya twari kubona nawe mu rundi rwego. Ariko nta kintu bitwaye burya gushaka n'urukundo. Ariko ibyo bintu nabyo birakora ku muziki, birakora tujye tuvuga ukuri ntitugutaruke. So Meddy rero aka kanya beze bite? Ni Meddy wamaze gutangaza ko yabaye umuhanuzi, kugera aka kanya yamaze gushyingirwa byemewe na Mimi nawe wamaze gukizwa, akamenya icyo gusenga icyo ari cyo, ubonekerwa n'Imana n'umwuka wera. Ni Meddy nawe ubonekerwa n'Imana ndetse n'umwuka wera. Ni Meddy wabitangaje akavuga ngo ngewe aka kanya, kandi koko ni nako bimeze, tuwa zose Meddy akora tuwazo z'ubuhamya, zo gutanga ubuhamya. Atanga ubuhamya akavuga uwo yari ari we n'uwo ari we aka kanya, agahanura, akabwiriza abantu iby'ubutumwa bw'Imana. Nibyo Meddy aka kanya arimo, utazongera kumushakira muri secular music.
aribyo nababwiye mu kiganiro cy'ubushize. Melodie bakoranye indirimbo bayishyira kuri alubumu ye, ariko Meddy akaba yaranze ko bakorana video, banze ko bakorana amashusho kuko iyo ndirimbo ni Cycler Music. Ahubwo Meddy wakamusaba ngo reka ahubwo wowe niba ushaka ko dukorana, reka dukorane collabo y'indirimbo ya gospel, indirimbo y'Imana. Reka dukorane indirimbo y'Imana and then tuzajye twakorana, tuzanayikorera amashusho kuko nibyo akeneye. So Meddy rero aka kanya wamaze kuzamura urwego rwe kurenza abandi bantu mbona hano mu Rwanda, singiye kubibabeshamo. Ni umusitari uri ku rwego rwo hejuru. Nimubona abanyamahanga bamukunda, abanyarwanda bamukunda, Meddy bamukunze ntacyo abahaye. Afite igikundiro, Imana yamaze kumusiga igikundiro, yamaze kumusiga amavuta, ibyo byarabaye. So icyo nshaka rero kwanzuriraho niki, dugera ku musozo w'ikiganiro, abantu tureke gukomeza dukompara abahanzi, kuko nkuko nta muntu, buri muntu wese agira uniqueness yiwe. Tureke kubahanganisha tuzanamo negativite, dushaka kubaryanisha. Okay, tufata umuziki wa kanaka tuwugeranya n'uwa kanaka, ibyo nta kibazo, ariko ntidutangire ngo aba bantu bafitanye urwango, ngo aba bantu bimeze gutya. Ngese uyu buri wese afite standard yakoraho, kandi ni mubireba muzabona buri wese ni umukapo, buri wese ni umukire. Gusa amakuru nashaka kubiyera ni amakuru ya Meddy. Amakuru ya Meddy ku rwego ahagaze aka kanya, man, mu Rwanda twishimire ko dufite abastar. Nitugera kuri Meddy dushima Imana. Meddy live yiwe niyo live. Icyo nzi cyo na ba Diamond baremeye, aba bastari twemera muri East Africa nabo baremeye live ya Meddy kuri Instagram. Nta nuwe yirirwa aratumira, ba apfa kujya live gusa. Ibintu birikora. So mu Rwanda rero tugire twitabire kiriya gitaramo cya Debeni, twitabire ibitaramo by'abahanzi batandukanye. Ba Bruce Melodie nabo bafite ibitaramo. Twitabire kureba, dusure social media zabo, ariko tugabanye negativite mu bahanzi bacu, tugabanye negativite banyarwanda. Meddy yamaze kwipanga we n'umugore we bameze neza. Meddy wa muntu abantu bakunda ntacyo abahaye, ubu yabaye umuhanuzi. Ibyo mubyumve, na makuru mbahaye, niba mutaranayabona handi muyamenye, ariko se abandi barakura kandi nge muntu uza nkayababwira njyenyine. So ibyo ngibyo rero nuko bimeze banyarwanda, abanyarwandakazi namwe banyamahanga. Meddy yamaze gusezera umuziki, bimwe byita ngo ni indirimbo z'isi. Ubu arimo arahanura bro, arimo arahanura, arimo arasengera abantu bagakira, arimo aritabira mu rusengero agakoresha concert. Muzarebe indirimbo, nukuvuga ngo indirimbo ari kugenda aririmba mu matuwa atandukanye. Bari abajanti misigaro nibo bari kumubekinga man, nibo bamubekinga badiriye, nibo bamubekinga. Nimvuga ku bekinga ni nka kuri umuhanzi baririmba, ariko akaba afite abandi bantu bamuririmbira ari inyuma, aririmba bakaririmba ati, ariko murabizi muri abanyamuziki. So rero ni ibintu byiza kuri ku muhanzi wacu w'umunyarwanda kubona ashobora kuzenguruka isi, ayiririmbira indirimbo zisanzwe basusurutsa, ariko akanagaruka akababwiriza ubutumwa bwiza. Icyo ni ikintu cyiza. So ngira ngo rero n'abantu mwese mujye murakora ibintu, ariko muzirikane ko hari Imana yaturemye, hari Imana rurema, Imana ifite imbaraga kuruta izindi. Tuyigarukire, duce bugufi imbere yayo. So ni ibintu byiza cyane rero ko Meddy yatangiye guhindura n'abandi bantu bahanzi bakomeye cyane. Uratwita